Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Daniel Nkurikiyimana. Ndi umupasiteri mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR. Nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Murambi. Nifuje ko twongera kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cya 33. Dusome duhere ku murongo waho wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti ntuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugireho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha niki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya uzina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana ishimwe. Reka twongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko. Dusome igice cyaho cya 8. Dusome duhere ku murongo waho wa 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 8. Dusome duhere ku murongo wa 22. Haranditswe ngo, bagera i Betsayida bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko, arayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati, hari icyo ureba? Irararama, iramusubiza iti, ndareba abantu, ariko barasa n'ibiti bigenda. Arongera ishyira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira, isigara ireba byose neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ijambo ngambiriye ko tuganira kuri uyu munsi ni ijambo rivuga kongera guhura na Yesu bwa kabiri, cyangwa kongera kubonana na Yesu bwa kabiri. Ni ijambo nahaye umutwe umeze gutyo, kandi ni byiza yuko twongera guhura na Yesu bwa kabiri, kubera ko iyo uhuye n'umuntu kenshi niwe urushaho kumumenya neza, kubera ko mwahuye kenshi. Rero ndabizi neza yuko bamwe mu barimo banyumva ni abakirisito bahuye na Yesu, babatijwe, bigishwe ijambo ry'Imana, bamaze igihe kinini mu itorero cyangwa gitoya. Ariko uyu munsi wa none ngambiriye kukubwira ngo ugire icyifuzo cyo kongera guhura na Yesu bwa kabiri, mwongere mubonane. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 20 n'icya 21, usanga ko hari ibihe Yesu yiyeretse abigishwa be bwa kabiri. Rimwe yabiyeretse umwigishwa we witwa Toma adahari, hanyuma agaruka kubiyereka Toma ahari. Bibiliya ikongera ikavuga muri icyo gice cya 21, Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Ntabwo bwari ubwa mbere abiyeretse, bwari ubwa kabiri yongeye kubiyereka. Hanyuma Bibiliya itubwira neza mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo, nimba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe.
icyo ngambiriye kukubwira uyu munsi wa none ni ukongera kugukumbuza kongera guhura na Yesu bwa kabiri, kongera kubonana na Yesu bwa kabiri. Muri iri jambo twasomye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, Mose yaganiriye n'Imana mu rwego rwo hejuru, baganira ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma navuga yuko impamvu Imana yemeye kuganira na Mose, Bibiliya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Imana rero yemera kuganira nawe. Iyo usomye neza ijambo ry'Imana, hari ibihe bitandukanye Imana yagiye iganira na Mose. Ubwa mbere Imana iganira na Mose bahuriye ku gihuru. Iyo usomye mu gice cya 3 cy'igitabo cyo Kuva, usanga icyo gihe Mose yararagiye umukumbi wa sebukwe Yetiro. Hanyuma rero ngo agiye kubonabona igihuru kirimo kiragurumana ariko nticyakongoka. Bibiliya iravuga ngo Mose atambikishwa no kureba iryo shyano riguye, impamvu igihuru cyaka ariko ntigikongoke. Hanyuma ageze hafi y'icyo gihuru yumva ijwi ry'Imana rivuganye nawe, riramubwira ngo nakwetura inkweto ze kuko ahagaze arahera. Hanyuma Imana ivugana na Mose muri ubwo buryo. N'ubwa mbere Imana yari ivuganye na Mose. Iyo usomye mu gice cyaho cya 3 cy'icyo gitabo cyo Kuva, uhereye ku murongo wa 13, Imana yabwiye Mose amazina yayo. Barongera baraganira, Imana ibwira Mose amazina yayo. Mose yaragize ikibazo, yabajije Imana aravuga ati ningera mu Bisirayeli bakambaza Imana intumye uko yitwa, nzababwire ko ari iyihe Mana. Cyane cyane ko igihugu babagamo cyari igihugu kimenyereye gusenga Imana nyinshi. Hanyuma aravuga ati ningera mu Bisirayeli bakambaza ngo Imana yantumye ni iyihe Mana, nzababwire ko ari iyihe Mana. Imana yibwira Mose mu mazina ageze kuri 3. Iramubwira ngo nugera mu Bisirayeli uzababwire yuko nitwa Uwiteka, uzababwire yuko nitwa Ndiho, uzababwire yuko nitwa Uhoraho, ari ryo zina ryanjye, ari rwo rwibutso rwanjye iminsi yose. Mose byarabifata, amenya yuko Imana imubwiye uko yitwa. Hanyuma wasoma mu gice cya 4 cy'icyo gitabo cyo Kuva, Imana yigisha Mose gukora ibitangaza. Cyane kuko Mose yari afite ikibazo, yari amaze kuvuga ngo ningera mu Bisirayeli ntibanyemere bizagenda gute. Imana imuha ibyo azakora bizabemeza yuko ari imutumye. Imana yamubaza ngo icyo ufite mu ntoke ni iki? Hanyuma Mose arayibwira ngo ni inkoni. Imana ibwira Mose ngo nayirambike hasi, ayirambika hasi ihinduka inzoka. Hanyuma arongera arayifata iba inkoni mu biganza bye. Imana iramubwira ngo kandi niyishyira ikiganza mu gituza, yishyira ikiganza mu gituza. Hanyuma ikiganza ngo kiza cyuzuye ibibembe, arongera kisubiza mu gituza, kigaruka nanone kimeze nk'uko cyari kiri. Imana iramubwira ngo nibatemezwa n'icya mbere bazemezwe n'icya kabiri. Aba yongeye kuvugana n'Imana kandi. Hanyuma wasoma mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 1, Mose yari atangiye gushyira mu bikorwa iby'Imana yari imutumye kwa Farawo, aragenda bigenza nk'uko Imana yari bimubwiye. Ni byiza yuko tuyoborwa n'Imana. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'Umwuka Wera bose nibo bana b'Imana. Aragenda atangira gushyira mu bikorwa iby'Imana yari imubwiye, nubwo byari bigoye, nubwo byari biruhije, nubwo bwari uburyo bukomeye bwo kujya kwa Farawo kumubwira ngo narekura ubwoko bw'Imana, cyari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma wasoma mu gice cya 6 cyo muri icyo gitabo cyo Kuva uhereye ku murongo wa 1, nanone Imana yongera kubwira Mose amazina yayo. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe nuko Mose yagiye mu Bisirayeli na bya bitangaza Imana yamuhaye gukora arabikora, ariko ntibabyemera, n'Abanyegiputa ntibabyemera. Cyane kuko na Farawo nawe yari afite abakonikoni bashoboye gukora bimwe mu byo Mose yari arimo akora. Hanyuma muri iyo gice cya 6 Imana ibwira Mose ngo ikizakumenyesha yuko ari gutumye nuko uzakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma irongera imubwira amazina yayo. Icyo nari ngambiriye kuvuga muri aya magambo, nubwo Mose yaganiriye n'Imana, navuga muri diplomasi yo mu rwego rwo hejuru, ariko nibyatumye atongera kwifuza kubonana nayo. Nibyo twasomye
muri kino gitabo cyo kuva mu gice cyaho cya 33 uhereye ku murongo waho wa 12 ngo ni Mose yinginga Uwiteka nanone kujyana n'Abisirayeli. Hanyuma Mose rero yinginga Uwiteka aramubwira ngo ujye umpamagara kugira ngo ntume, ariko ntumenyeshe uwudutumanye. Imana imubwira ijambo ryiza nkunda, iramubwira ngo jyewe ubwanjye nzajyana nawe kugira ngo nkuruhure. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ijyana natwe muri urugendo rujya mu ijuru. Yesu yarigisha aravuga ngo ari kumwe natwe iminsi yose, nubwo tutamurebesha amaso y'umubiri, nubwo tutamubona, nubwo tutamwitegereza, ariko iyo umuntu agiye yubashye Imana, Yesu aba ari kumwe nawe iminsi yose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana rero ibwira Mose ngo n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kandi nzajyana nawe kugira ngo nkuruhure. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashaka kuvuga rero kuri iri jambo rivuga kongera guhura na Yesu. Kongera guhura na Yesu cyangwa kubonana na Yesu bwa kabiri ni ikintu cyiza. Tugeze mu minsi igoye, tugeze mu minsi mibi, mu minsi iruhije, ariko ni ikintu cyiza kongera guhura na Yesu muri iyi minsi. Mukristo wese unyumva, ndagira ngo nongere nkwibutse, nongere ngushishikarize, nongere nkukangurire kongera guhura na Yesu. Ndibuze kubwira impamvu nifuje kugezaho iri jambo rikubwira kongera guhura na Yesu. Hanyuma mu gitabo twasomye mu butumwa bwiza, amagambo twahasanze ni Yesu. Bibiliya ivuga yuko Yesu bamuzaniye impumyi kugira ngo ayikoreho ayihumure. Hanyuma yakoze kuri iyi mpumyi ayihumura, ariko bataratandukana, amaze kuyikoraho arayibaza ngo mbese hari icyo ureba? Impumyi iravuga ngo ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Mu by'ukuri iyo wumvise igisubizo cy'iyi mpumyi, ku cyanjye giti mvuga yuko ntaho yari ivuye, nta naho yari igiye. Ku cyanjye giti mvuga yuko ariho yari ibaye nabi kuruta uko yari imeze. Yesu nawe amenye yuko ntawe ivuye ntawe igiye. Umuntu ashobora kwibaza ikibazo gikomeye muri iri jambo, kubera iki impumyi yahuye na Yesu ntihumuke nk'uko yagombye guhumuka? Ntabwo mvuga yuko ikosa ari irya Yesu, mvuga yuko iyi mpumyi bashobora kuba barahuye na Yesu igihushuka, ntibahura neza. Mu buryo bw'umwuka hari abantu bitwa ko bahuye na Yesu ariko ntibahure neza. Ni nayo mpamvu ndimo nkubwira ngo biragukwiye yuko wongera guhura na Yesu, biragukwiye yuko wongera kubonana na Yesu. Habaye igihe abantu bahura na Yesu ariko ntibahure neza. Hanyuma iyi mpumyi rero Yesu amaze kuyibaza nimba ari ikibona, irasubiza ngo ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Ntabwo yari ashoboye gutandukanya abantu n'ibiti. Mu yandi magambo ntiyari ashoboye gutandukanya ibintu. Yesu ngo arongera ayihamagara bwa kabiri, arongera yikoraho. Bibiliya iravuga ngo isigara ireba byose neza. Birakwiye yuko twongera guhura na Yesu. Iri jambo ryo kongera guhura na Yesu nk'uko iyi mpumyi bahuye, ntabwo bikwiriye impumyi y'iki gihe, bikwiriye nawe, bikwiriye nanjye, kugira ngo twongere duhure na Yesu muri iyi minsi. Nubwo hari iminsi yindi twari twarahuye, ariko biradukwiriye yuko twongera guhura na Yesu bwa kabiri. Nabyise ngo ni nka deuxième consultation, kongera kubonana na Yesu nanone. Kandi iyo ubonanye na Yesu agukoraho igitandukanye n'icyo yagukozeho bwa mbere. Nukurikira aya magambo twasomye mu butumwa bwiza, barahuye, amukoraho, amaze kumukoraho ntiyabona neza, ntiyareba, ntiyamenya gutandukanya abantu n'ibiti. Hanyuma Yesu yongeye kumukoraho, asigara areba byose neza. Ni byiza rero yuko Yesu yongera kudukoraho, kandi yadukozeho dutandukana nuko twari tumeze mbere. Imana igufashe mwene data unyumva mushiki wanjye, kugira ngo Yesu yongere akugarukeho. Iyo Yesu akugarutseho biba ari umugisha, biba ari umugisha, biba ari ibyo kwifuzwa. Nusoma mu gitabo cya Yobu mu gice cya 42 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Imana igufashe rero kugira ngo Yesu mwongere muhure, kandi nimuhura araguhira bikomeye kuruta uko yari yaguhiriye. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ndakwifuriza muri aya magambo
kongera guhura na Yesu, kongera kugarukwaho na Yesu, kongera kubonana na Yesu, kongera kuvugana na Yesu, kongera gusangira nawe, kongera kuganira nawe mu buryo mutaganiriye. Hariya haruguru mvuga ibya Mose, navuze ngo Mose nubwo yari yabonanye n'Imana kenshi, ariko ntibyatumye atongera kwifuza kubonana nayo. Nta muntu n'umwe utakenera Imana. Hari aho ugera ugasanga amafaranga ntafite imbaraga, hari aho ugera ugasanga amashuri wize nta mbaraga afite, ugasanga igisubizo cy'ibibazo ufite, igisubizo cy'ibyifuzo ufite nuko ukwiriye kongera guhura na Yesu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero ndakwifuriza mu bibazo byawe, mu ntambara zawe, mu bigeragezo byawe, mu makuba yawe, mu byago byawe, muri uru rugendo rujya mu ijuru, ndakwifuriza kongera guhura na Yesu bwa kabiri, kongera kubonana na Yesu. Ndimo ntekereza kuri aya magambo, mu by'ukuri nafashijwe nongera kwibuka amagambo y'abahanuzi bamwe. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi, mu gice cyaho cya 9 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo nzongera kubaka ihema rya Dawidi ryaguye, ngo nzica ibyuho byaryo, ngo kandi nzaryegura. Bibiliya ikavuga ngo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Iyo Imana yongeye kugaruka, haleluya, Imana ishimwe, iyo Imana yongeye kugaruka yubaka ibintu bikaba byiza. Nusoma ayo magambo yo muri uwo muhanuzi witwa Mose, uzasanga ariko byanditse, uzasanga ariko bivuga. Uwo muhanuzi avuga mu izina ry'Uwiteka, aravuga ngo nzongera kubaka ihema rya Dawidi ryaguye, nzaryica, nzica ibyuho byaryo, nzarisana rimere nk'uko ryahoze kera. Izina ry'Imana rihimbazwe. Hanyuma byongeye kunyibutsa andi magambo y'umuhanuzi umwe witwa Hagayi. Hagayi nawe ni umwe mu bahanuzi batoya, nawe wahanuye amagambo akomeye. Ngira ngo mumfashe gusoma mu gice cyaho cya 2 cy'umuhanuzi witwa Hagayi. Ni yari arimo avuga ubwiza bw'urusengero rushya. Iyo Yesu mwongeye guhura, aguhindura mushya, aguhindura bitandukanye nuko wari umeze, aguhindura bitandukanye nuko wari uri, aguhindura bitandukanye nuko umaze iminsi ugenda, kuko wongeye guhura na Yesu. Kandi Bibiliya iratubwira ngo Yesu we ntahinduka, uko yari ejo igihe mwahuraga n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora witeka ryose. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Uyu muhanuzi witwa Hagayi arimo ahanura ubwiza bw'urusengero rushya rwari rugiye kubakwa. Nifuje yuko aya magambo ye tuyasoma, ni amagambo meza. Nidushaka dusome duhere ku murongo wa mbere, aho yatangiye avuga ubwiza bw'urusengero rushya, tugeze hepfo gato yo ku murongo wa 9. Haranditswe ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, bwira Zerubabeli mwene Sharutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, na Yosuwa mwene Yehosadaki umutambyi mukuru, n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza bw'uru rusengero rwahoranye mbere? Iyo bavuze urusengero ubundi baba bashatse kuvuga itorero. Hanyuma kuri ubu rurasa rute? Uko muruzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, niko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yehosadaki umutambyi mukuru. Mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba muri mwe, ntimutinye. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza n'izanjye, n'izahabu nazo n'izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murongo w'9 uravuga ngo ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nidushaka tugerezaho
mwakire neza ijambo ry'Imana. Icyo naringambiriye kubabwira yuko iyi Imana igarutse aho umuntu ari, iyi Imana igarutse aho abantu bari, iyi Imana igarutse ku itorero, irongera ikubaka ibintu neza bikaba bishya. Muri iri jambo rivuga ubwiza bw'urusengero rushya, uyu naringambire cyane uyu murongo w'9, Bibiliya iravuga ngo ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni kuwiteka Imana ishobora byose, ni kuwiteka Imana nyiringabo ivuga, izina ry'Imana nirihimbazwe. Ubwiza bw'iyi nzu iyo wongeye guhura na Yesu, ubwiza bwawe bwo hanyuma buruta ubwa mbere. Iyo wongeye kubonana na Yesu, ibyiza byawe byo hanyuma biruta ibya mbere. Ndakwifuriza muri iri jambo kongera guhura na Yesu mu buryo bukomeye, izina ry'Imana nirihimbazwe. Wongere uhure na Yesu, ni icyifuzo numvise nagize muri aya magambo. Itorero ryo muri iyi minsi ya none, muri iyi minsi y'imperuka, abayobozi bakora byinshi ku bwaryo kugira ngo barebe niba ari aho barivana n'aho barigeza. Abaririmbyi bakaturirimbira, abavuga butumwa bakavuga ubutumwa, abahanuzi bagahanura, ariko birakwiriye yuko itorero ryongera guhura na Yesu. Kandi itorero ni wowe, itorero ni jyewe, birakwiriye yuko twongera guhura na Yesu. Hanyuma nije muri iri jambo nyirizina, kugira ngo ntaza kumara uyu mwanya ntaravuga icyo nagambiriye kuvuga cyane, ndagira ngo turebe impamvu 7 zidutera gutuma dukwiriye kongera guhura na Yesu. Impamvu 7 zidusunikira kugira ngo twongere duhure na Yesu. Impamvu ya mbere idusunikira kongera guhura na Yesu ni ukugira ngo tuzagere aho turimo tujya. Mu yandi magambo ni ukugira ngo tuzagere mu ijuru. Tutongeye guhura na Yesu nta juru twazageramo. Iyo ukurikije ijambo ry'Imana uko rivuga, ntabwo turi busoma amagambo yose, ariko iyo usomye mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo mu gice cya 12 umurongo wa 4, handitswe yuko tutaragira aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya ibyaha. Ntabwo turagera ku rugero rushyitse. Ibyaha tubirwanya mu buryo bworoheje. Ibyaha ntabwo tubirasa ngo bitsindwe. Abantu barwanya ibyaha mu buryo bworoheje, ntabwo ari mu buryo bufite imbaraga, ntabwo ari mu buryo bumera nk'ubwarasa ngo bubwice. Abantu ugasanga ibyari ibyaha batangiye kubibatiza, bakerekana yuko ari ukugira ubwenge, bakerekana yuko ntacyo bitwaye, bakerekana yuko ari cyo gihe tugezemo, bakerekana yuko ariyo generasiyo tugezemo, bakerekana yuko ibihe bya kera atari nk'iby'ubu. Ugasanga ibyaha batangiye kubyita amazina no kubibatiza kugira ngo babyambure inyito y'ibyaha, ariko mu by'ukuri ari ibyaha. Uyu mwanditsi rero wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo ntabwo turagera aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya ibyaha. Dukwiriye kongera guhura na Yesu kugira ngo aduhe imbaraga zo kurwanya ibyaha no kubitsinda no guhagarara tudatsinzwe, nk'uko hamwe muri Bibiliya hatubwira. Imana nishimye. Iyi ni impamvu ikomeye rero ituma dukwiriye kongera guhura na Yesu, ni ukugira ngo tuzagera aho turimo tujya. Nusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 14 umurongo wa 6, Yesu ubwe niwe wivugiye ayo magambo, aravuga ngo nige nzira, nige kuri, ni nanjye bugingo, nta uzajya mu ijuru ntamujyanye. Impamvu rero iyi ni impamvu ikomeye cyane, nubwo zose zikomeye, ariko ni impamvu ikomeye ikwiriye gutuma dukwiriye kongera guhura na Yesu nimba dushaka kuzinjira mu bwami bw'Imana. Yesu we yarigishije aravuga ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta uzajya mu ijuru atamujyanye. Biradukwiye rero yuko twongera guhura na Yesu, biradukwiye yuko twongera kubonana nawe, ubwo ari we nzira, ubwo ari we kuri, ubwo ari we bugingo, ubwo nta uzajya mu ijuru atamujyanye. Biradukwiye yuko duhura nawe kandi tukagumana nawe kugira ngo azatugeze mu bwami bwa Se. Imana nihimbazwe. Nimba warataye Yesu, nimba utakiri kumwe nawe, nimba utakibana nawe, nimba utakigendana nawe, n'ubwami bwa Se mwatandukanye nabwo, kuko nta numwe uzinjira mu ijuru atajyanywe nawe. Ni byiza rero yuko twongera guhura na Yesu. Mbibutse yuko urugendo rwose rugira aho rutangirira rukagira naho rurangirira. Rwaba ari urugendo rugaragara, rwaba ari urugendo umuntu akoresheje amaguru, rwaba ari urugendo umuntu akoresheje imodoka, rwaba ari ugukoresha indege cyangwa ubwato cyangwa gari ya moshe, urugendo rwose rugira aho rutangirira rukagira naho rurangirira. Uru rugendo twatangiye rujya mu ijuru
dufite aho twarutangiriye kandi aho tuzarurangiriza nta handi ni mu ijuru. Abanyarwanda nibo bavuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, abakiri kumwe na Yesu nubwo ibihe bigoye ariko iwacu ni mu ijuru, niko Pawulo yanditse. Iyo ni impamvu ikomeye rero ituma dukwiriye kongera guhura na Yesu. Na Bibiliya handi hamwe iravuga mu bitabo by'abami, iravuga ngo ucyambara umwambaro w'intambara atabara ntakwiriye kwirata nk'ukuramo atabarutse. Nongere mbibutse yuko nanone tukiri ku rugamba, turacyambaye umwambaro w'urugamba, kandi iyo ukiri ku rugamba byombi biba bishoboka, gutsinda biba bishoboka no gutsindwa biba bishoboka. Turacyari ku rugamba rero, niyo mpamvu ndimo gushishikariza, niyo mpamvu ndimo gukumbuza kongera guhura na Yesu bwa kabiri, kongera kubonana na Yesu kugira ngo uzashobozwe kugera mu bwami bwa Se, Imana ihimbazwe. Ahandi Bibiliya ikavuga yuko nuhagaze nawe akwiriye kwirinda kugira ngo atagwa, niko Pawulo yanditse. Uhagaze nawe akwiriye kwirinda kugira ngo atagwa. Bene data, nshuti z'umusaraba, nongere mbabwire ngo mwirangara kugira ngo nubwo mukiri abakristo, nubwo mukigenzura urugendo, ariko umwanzi ntahuze, umwanzi aracyahari. Ni byiza rero yuko duhura na Yesu, kuko aho ngo Bibiliya yaravuze ngo nuhagaze akwiriye kwirinda kugira ngo atagwa, Imana ihimbazwe. Hanyuma impamvu ya kabiri ikwiriye gutuma dukwiriye guhura na Yesu, ikwiriye kudutera kongera guhura na Yesu, ni ukugira ngo tutibwira yuko hari icyo dufite kandi ntacyo dufite. Bantu benshi baje mu itorero barabatizwa, bandi bajya mu makorari, bandi baba bavuga butumwa, bandi baba bahanzi, bandi baririmba ku giti cyabo, bandi baba bahanuzi, bakagira ngo uko bahagaze birahagije. Nongere nkwibutse uko ngukuri ntabwo guhagije, ntacyo ufite. Ndetse rimwe na rimwe hari amadini akora n'ibindi by'akarusho, akanakomeza agakora umuhango wo gukomeza, ariko nubwo wakomejwe, ndagira ngo nkubwire ngo nabwo ntabwo uragera ku iherezo ry'urugendo, ukwiriye kongera guhura na Yesu. Iyo usomye mu gitabo cy'Imigani gice cyaho cya 13, Bibiliya ivuga yuko hari umuntu wibwira yuko ari umukire kandi ari umukene. Gice cya 13 cy'Imigani murongo wa 7, niko umwanditsi Salomo yanditse, aravuga ngo hari umuntu wibwira yuko akize kandi akennye. Nubwo twaje mu itorero, nubwo twabatijwe, nubwo twahawe imirimo mu itorero, bamwe ni abapastori, abandi ni abashumba, abandi ni abaririmbyi, abandi ni ba bishopu, abandi ni ba apotre, amazina agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri ibyo nabyo nta mbaraga zibirimo, ahubwo ikigira imbaraga nuko umuntu aba ari kumwe na Yesu, Imana ihimbazwe. Icyo cyonyine nicyo gifite imbaraga, nuko umuntu aba ari kumwe na Yesu. Ndagira ngo rero uriwe wese nongere ngukangurire, nongere ngushishikarize kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Nusoma narimvuze iyo mpamvu ya kabiri, nukugira ngo tutibwira yuko hari icyo dufite, nukugira ngo tutibwira yuko hari icyo dutunze kandi ntacyo dutunze. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere gice cyaho cya 8 umurongo wa 2 n'uwa 3, Pawulo yaranditse ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya, ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, umuntu niyibwira yuko hari icyo afite, aba ari ntacyo yari yakagira ukurikije ibyo yari akwiriye kuba atunze. Umuntu niyibwira ko hari icyo azi mu by'Imana, aba ari ntacyo yari yagatunga ukurikije ibyo yagombye gutunga, ukurikije ibyo yagombye kumenya. Ahandi Pawulo yandika yaravuze ngo tumenyaho agace, tugahanuraho agace, tukavugaho agace. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ko dufite ikintu gifatika, birasaba yuko tugumana na Yesu kugira ngo muri urugendo mu buryo bw'umwuka Yesu aba ari ugenda udutungisha. Ndagira ngo kuri iri jambo mbaho urugero rw'itorero rimwe mu matorero 7 Yohana yandikiye mu gitabo cy'ibyahishuwe, byahishuriye Yohana mu gice cyaho cya 3, dusome duhereye ku murongo wa 17. Ni itorero ryibwiraga yuko rikize, ryibwiraga yuko rifite byose, ryibwiraga yuko uko riri birihagije, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bihagije. Niyo mpamvu ngira ngo dusome muri urwo
muri iyo gitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu gice cyaho cya 13 wa 17. Byahishuwe Yohana igice cya 13 murongo wa 17 ni urwandiko, ni rumwe mu nzandiko yandikiye amatorero 7 yo mu Aziya. Urwandiko rwandikiye itorero ry'i Laodikiya. Dusome kuri uwo murongo wa 17. Haranditswe ngo, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Imana nihimbazwe. Yohana mu butumwa yarahawe na Yesu yarazaniye iri torero ry'i Laodikiya. Ryari itorero ryibwira ko rikize, ryari itorero ryibwira yuko rifite byose, ryari itorero ryibwira yuko rizi ubwenge. Ariko Yohana mu magambo yarahawe na Yesu waruzi amatorero mu buryo bw'umwuka, araribwira ngo wikomeza kwibwira ngo urakize, wikomeza kwibwira ngo uratunze, wikomeza kwibwira ngo ufite ibintu, wikomeza kwibwira ngo urambaye. Aravuga ngo uri umutindi wo kubabarirwa. Hanyuma Mwuka w'Imana agirira itorero, avuga ngo dore ndakugira inama. Nawe niyo nama ndimo nkugira yo kongera kugira inyota yo guhura na Yesu bwa kabiri, kugira ngo agukoreho igitandukanye n'icyo yagukozeho bwa mbere. Hanyuma araribwira ngo dore ndakugira inama, ungureho umuti wo gusiga ku maso, ungureho n'izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ungureho n'imyenda, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe, utagenda wambaye ubusa. Ni inama rero yari imihabwa iri torero ry'i Laodikiya, naryo ryibwiraga yuko rikungahaye, ryibwiraga yuko rikize, nyamara ridakize. Impamvu rero ya kabiri idutera kongera guhura na Yesu, cyangwa idutereye kwifuza kongera guhura na Yesu, ni ukugira ngo tutibwire yuko hari icyo dufite, nyamara ari ntacyo dufite. Reka twinjire mu mpamvu ya gatatu. Ni impamvu 7 ndazinyuramo nihuse. Impamvu ya gatatu idusunikira kongera guhura na Yesu, ntabwo ndi buvuge ngo irakomeye kurenza iyindi, ku cyanjye giti numvise zose zikomeye. Ni ukugira ngo tutica ibintu twibwire yuko turimo tubikiza. Hari abantu muri iyi minsi, ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ni iminsi irimo ibibazo, ni iminsi y'ibigeragezo, ni iminsi ikomeye cyane, ndetse navuga yuko ni iminsi y'iterambere. Hariho iterambere rikomeye, turi mu gihe cya tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru, ariko mu by'ukuri usanga ariho abantu barimo bica ibintu kuruta mbere. Ndagira ngo twifashishije ijambo turi bubone mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya, mu gice cyaho cya 5. Yesaya igice cya 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa 20. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 20, twumva uko havuga. Haravuga ngo bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Imana nidufashe. Ukurikije amagambo uko yanditse, navuga yuko abantu bacuritse ibintu. Abantu barafata ibibi bakabishyira mu cyimbo cy'ibyiza. Abantu barafata umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo, bagafata umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Abantu barafata ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira, n'ibisharira bakabishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye. Yesaya yarahanuye aravuga ngo bazabona ishyano. Tugeze, nari ndimo mbivuga yuko tugeze mu gihe cy'iterambere rikomeye cyane, cya tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru. Ntabwo iterambere ari ribi, munyumve neza. Iterambere si ribi, tekinoloji ntabwo ari mbi, ikoranabuhanga si ribi, ariko iyo bikoreshejwe nabi, iyo bikoreshejwe nabi bizana ibyaha. Abantu barimo barakora ibyaha mu buryo barikorera muri iryo koranabuhanga. Abantu barimo barashakana bahuje ibitsina,
baravuga ko ari igihe cy'iterambere, ariko mu by'ukuri ni bimwe mu byaha Imana yahaniye i Sodomu n'i Gomora. Abantu barimo barashakana bahuje ibitsina, abantu batangiye gusambana n'inyamaswa, mu minsi yashize naheruka kumva umuntu umwe mu bihugu by'i Burayi ngo wagiye mu rusengero gushyingiranwa n'imbwa. Rero ni igihe kibi tugezemo. Nashaka kuvuga muri iri jambo yuko abantu barimo bacurika ibintu, ndetse bavuga yuko abantu barimo bihindura ibitsina, bandi bagakora ibitsina biri artificiel. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko nubwo tugeze mu gihe cy'iterambere, ariko Imana irababaye. Nta wundi wazadushoboza rero gutambuka muri iki gihe uretse Yesu wenyine. Niyo mpamvu ndimo gushishikariza nongera kukubwira ngo ukwiriye kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Iyo yari impamvu ya gatatu idusunikira mu guhura na Yesu bwa kabiri, ni ukugira ngo tutica ibintu twibwire yuko turimo tubikiza, tukamera nk'uko uyu muhanuzi Yesaya yahanuriye abantu avuga ngo basigaye bafata ibyiza bakabishyira mu cyimbo cy'ibibi, bagafata ibibi bakabishyira mu cyimbo cy'ibyiza, bagafata umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Yesaya yaravuze ngo bazabona ishyano. Impamvu ya kane idusunikira kongera guhura na Yesu. Kubera iki dukwiriye kongera guhura na Yesu? Kubera iki dukwiriye kongera kubonana na Yesu? Habaho igihe abantu bagenda batandukana na Yesu buke bukeya, ntibamenye ko batandukanye nawe, ariko birakwiye yuko twongera guhura na Yesu. Mpamvu ya kane ni ukugira ngo atwongeremo imbaraga. Habaho igihe umuntu aba amaze kunanirwa, umuntu akaba amaze kunanirwa rwose, ibyo wanyuzemo byarakunanije, ibibazo byarakunanije, ibigeragezo byarakunanije, ntambara warwanye zarakunanije. Bijya bibaho yuko umuntu ananirwa. Nahoze soma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 22 murongo wa 43. Yesu yaragiye mwiyerekwa, abona imibabaro igiye kumubaho, aba nk'uyitinya, ajya gusenga. Yasenze inshuro 3, abwira Imana ngo ndakwinginze, nimba bishoboka iki gikombe kindenge. Bibiliya iravuga ngo asubirayo bwa kabiri, amagambo yavuze bwa mbere bari yasubiramo, arongera asubirayo bwa gatatu, amagambo yari yatangije abari yongera gusubiramo, abwira Imana ngo nimba byakunda iki gikombe kindenge. Ariko muri iryo sengesho rya gatatu aravuga ngo bye kuba uko nshaka, ahubwo biko Data wo mu ijuru ashaka. Bibiliya iravuga ngo nuko muri uwo mwanya marayika aho ari amwongerera imbaraga. Narimo mvuga rero ngo habaho igihe umuntu aba amaze kunanirwa, aba amaze gucogora, akagenda atandukana na Yesu buke buke kubera yuko yananiwe. Ndagira ngo dusome undi muhanuzi umwe, na Yesu ubwe yari umuhanuzi unakomeye, ndetse dusoma umuhanuzi umwe witwa Eliya. Turasoma mu gitabo cy'Abami ba mbere gice cyaho cya 19. Uyu muhanuzi witwa Eliya nawe byamubayeho. Dusoma amagambo yaho twumve uko Bibiliya itubwira. Murongo wa 4 uravuga ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Nyiraha ngaha nararangiza iri jambo kurisoma, ushobora kwibaza impamvu yagiye wenyine. Kubera iki Eliya yagiye wenyine? Imana ye yari yagiye. Kubera iki yagiye wenyine? Nabaza ngo kubera iki uri mugenda wenyine kandi Imana ihari, kandi Yesu ahari, yaremeye kujyana nawe? Niki wakoze cyatumye utandukana na Yesu bituma ugenda wenyine? Aho uri wenyine, urimo uragenda wenyine, ibyo ukora urabikora uri wenyine, ibyo uwamura biba muri wenyine. Ndabaze nigisha abantu, ndababwira ntibikunze ku kintu gito ni kinini, wagombye kubana na Yesu, wagombye kubikora umwe na Yesu. N'iyi televiziyo najeho, naje maze gusenga mbwira Imana nti ngiye kuri televiziyo umfashe kugira ngo neye kuhaba jyenyine. Ndagira ngo nongere nkwibutse, mu bucuruzi bwawe ukwiriye kujyana na Yesu. Mu kazi ukora kwa buri munsi imitego irahari ni myinshi, ukwiriye kujyana na Yesu. Nushaka uba ugiye guhinga, no guhinga ukwiriye kujyana na Yesu. Nushaka uba ugiye mu isoko, no mu isoko ukwiriye kujyana na Yesu. Nushaka uba ugiye muri butike yawe, no muri butike yawe ukwiriye kujyana na Yesu. Nabaze nganiza abantu iri jambo, ndababwira ngo dukwiriye kubana na Yesu mu bintu binini no mu bintu bitoya, kugira ngo Yesu
aba ari utuyobora muri ibyo bintu byose turimo. Ndababwira nti ndetse nibishaka uba wicaye ku meza ugiye gufungura nabwo ukwiriye kuhicara uri kumwe na Yesu. Kubera iki? Urwango Satani atwanga ni runini iteka ryose, nta cyiza twifuriza umunsi ku wundi. Satani atwifuriza ibibi, ariko uko agenda arushaho kutwanga niko Imana irushaho kudukunda. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Hanyuma uyu muhanuzi witwa Eliya kuri uyu murongo wa 4 Bibiliya yavuze ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Narimo nibaza kuki yagiye wenyine, impamvu turi buze kuzibona. Agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara nuko ubu bwoko icyabimara nuko ubugingo bwa icyabimara aravuga ngo Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye kuko naruta basogokuruza ubwiza. Umurongo wa 5 nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Umurongo wa 7 marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumayo. Imana ishimwe. Hanyuma twari ku ijambo rya 4 rivuga ngo habaye igihe umuntu amaze kunanirwa, nicyo gituma dukwiye kongera guhura na Yesu. Eliya rero yarananiwe gute? Iki gihe ni igihe yaramaze kwica abahanuzi ba Bayali n'Abashera. Bibiliya ivuga ngo bagera kuri 850. Umwamikazi Yezebeli abyumvise amutumaho amagambo akomeye aravuga ngo ubugingo bwawe nintabuhanya n'ubwabo bahanuzi Imana zizabimore ndetse bikabije. Umuntu wisha abahanuzi 850 atinya ijambo ry'umugore arahunga. Ntiyahagara muri za mbaraga z'Imana, ntiyahagara muri bwa butware yari afite, arahunga. Niyo mpamvu yagenze urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ari wenyine, Imana batajyanye. Ariko Imana n'urukundo irongera imugarukaho imutumaho marayika aho yari aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu arimo yisabira gupfa. Hanyuma marayika amuzanira umutsima amuzanira n'amazi aramubwira ati byuka urye kandi unywe, urugendo ruracyahari. Narimo mvuga rero ngo habaho igihe umuntu aba amaze kunanirwa. Niyo mpamvu bidukwiriye yuko twongera guhura na Yesu. Birashoboka yuko nawe muri iyi minsi warananiwe, nubwo usanzwe uri w'itorero, ariko birashoboka yuko wananiwe. Birashoboka yuko intambara warwanye zarakunanije, ibibazo wanyuzemo byarakunanije, bimwe bigutera gukora n'ibyaha bituma ugenda wenyine, Yesu mukaba mutari kumwe. Hanyuma amagambo menshi wanyuzemo yarakunanije, wenda uburwayi wanyuzemo bwarakunanije, ubukene wanyuzemo bwarakunanije, mbese ibibazo by'isi byarakunanije mu buryo butandukanye, bituma ugenda wenyine, bituma Yesu musiga. Ariko biragukwiriye kugira ngo wongere uhure na Yesu, kuko mu by'ukuri iyo witegereje abantu bo muri iyi minsi bitwa abakristo usanga baragiye bacuyuka bagajuka, ubukristo barabutaye, ugasanga mu by'ukuri barananiwe, bakeneye andi mavugurura yo mu buryo bw'umwuka, bakeneye andi mavugurura yo kongera guhura na Yesu kugira ngo Yesu abakoreho igitandukanye n'icyambere, bongere bahure. Imana idufashe kandi Imana iduhe umugisha. Mu by'ukuri biratangaje kuba abantu barihaye ibyaha bitandukanye, ugasanga imyaka 20 umaze mu itorero ntabwo wigeze usambana, ariko mu gihe uri musaza utarasambanye uri mutoya ugasanga ugiye gusambana ushaje, ugasanga mu by'ukuri ni ikimenyetso cyerekana yuko wananiwe. Ni ikimenyetso cyerekana yuko wananiwe. Jewe mu idini sengeramo, mu itorero sengeramo, ntabwo twemerewe kunywa ibisindisha, ntabwo twemerewe gukora ibyaha bitandukanye, ntabwo twemerewe kunywa inzoga. Ariko mu by'ukuri ugasanga maze imyaka 20 mu itorero, maze imyaka 30, ariko mu by'ukuri urimo urasubira ku nzoga, waba utaranazisubiyeho ugasubira ku gisa nazo,
gasubira kuri bya bindi byose abantu babona bakabishidikanyaho kibaza tese n'inzoga nkunze kutwita ngo nutuyoga bita tunuri, ugasanga izindi harimo za mukubita umwice, mu by'ukuri ugasanga n'inyito y'izo nzoga ubwazo je niko nzita, ugasanga ntabwo zikwiriye umukirito nkawe. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko wananiwe. Imana igutabare, Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha, wongere uhure na Yesu muri iri jambo kugira ngo agukoreho igitandukanye n'icyambere, yongera guhindura mushya mu buryo bw'umwuka. Imana ihimbazwe. Hari igihe kimwe Abisirayeli bagenze urugendo rurerure, uzabisoma mu gitabo cyo kubara mu gice cya 21 murongo wa 4 n'uwa 5, ngo nuko bacogozwa n'urwo rugendo bagenze, imitima yabo igenda yifuza indi nzira, nk'uko byagendekeye babagenzi bo mu gitabo cy'umugenzi, ngo nabo bagiye bifuza indi nzira kandi bayigezemo ngo bumva niyo nziza kuyigenda, ariko ntabwo yari inzira yajyaga aho bajyaga. Imana igufashe rero kubera kunanirwa kugira ngo utayoba inzira. Ndagira ngo twihute twongere kureba impamvu ya 5 idusunikira kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Iyo mpamvu nayise ngo habaho igihe umuntu aba yaramenye ibanga ryaho yakuraga imbaraga, cyangwa se umuntu akaba yarogoshwe. Habaho igihe umuntu amenya ibanga ryaho yakuraga imbaraga. Iryo jambo nidukenera kurisoma, turarisoma mu gitabo cy'Abacamanza, aho umunaziri w'Imana yari yarahamagaye nk'uko nawe yaguhamagaye, witwa Samusoni, yakoze ikosa rikomeye cyane ryamumazemo imbaraga, ryatumye adashobora gukora nk'ibyo yakoraga mbere. Nawe urabizi yuko ibyo washobora gukoraga mbere ubu ntukibikora, ibyo watunganyaga ubu ntukibitunganya, gukiranuka wari ufite ntako wari ufite. Nta yindi mpamvu nuko wamenye ibanga ryaho wakuraga imbaraga. Ndagira ngo some nihuse rero imirongo 2 gusa muri icyo gitabo cy'Abacamanza, imirongo 2 mu gitabo cy'Abacamanza mu gice cyaho cya 16, turebe izi ngorane uyu munaziri w'Imana witwa Samusoni yagize ingorane zikomeye cyane, ariko bitewe nuko yamenye ibanga ryaho yakuraga imbaraga. Bakirito benshi bo muri iyi minsi bamenye amabanga yaho wakuraga imbaraga, hahandi wakuraga imbaraga zo kubana n'Imana no kugenda na Yesu umunsi ku wundi, wamenye ibanga ryaho. Ndagira ngo dusome muri icyo gice cyaho cya 16, dusome imirongo 2 yonyine, murongo wa 22 n'umurongo wa 28. 22 haravuga ngo ariko nubwo bari baramwogoshe umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. 28 haravuga ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpimbaraga akakanya gusa Mana, kugira ngo mporera amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Imana idufashe kandi Imana iduhe umugisha. Uyu ni Samusoni rero wari waramaze kumena ibanga. Nanze kusoma amagambo yabyo, ariko ahangaha yari yifuje yuko yakongera guhura n'Imana. Ndimo ndinjira ahantu ho gusoza kandi ndibwira yuko ubyumva neza. Biragukwiriye yuko kongera kwifuza kongera guhura n'Imana. Samusoni yari yifuje kongera guhura n'Imana kubera ko yari amaze kubona yuko imbaraga yari afite, hari ibanga yari abikijwe, yari umunaziri w'Imana, ntabwo yari yarageze agira icyuma cyogoshe kimugera ku mutwe. Aho niho ibanga ry'imbaraga ze zabaga. Hanyuma ahura n'umugore witwa Delila. Wowe sinzi abo wahuye nabo, n'ibyo wahuye nabyo simbizi, ariko ndagira ngo mumenyeshe muri iri jambo yuko ibyo wahuye nabyo byatumye umena ibanga kandi byakumazemo imbaraga. Ndagira ngo Imana igufashe, ndagira ngo Imana muri iri jambo igusange. Urabizi neza yuko wari ufite imbaraga, urabizi neza yuko wari umukozi w'Imana, urabizi neza yuko wabanaga n'Imana ikanezerwa, urabizi neza yuko wakoreraga Imana, Imana ikishima, ariko Imana yarababaye kuko wamenye ibanga ryaho yari yarashyize imbaraga ziba muri wowe. Iryo banga warabimenye. Samusoni rero iri banga yarimenesheje umugore witwa Delila. Wowe rero ntabwo nze abo mwahuye nabo, nimba ari abagore nawe mwahuye simbizi, nimba ari abagabo mwahuye simbizi, nimba ari abasore mwahuye, nimba ari abakobwa, nimba waribye, nimba warasambanye, ntabwo mbizi. Ariko icyo ngira ngo nkumenyeshe, icyo ngira ngo nkubwire, nimba wararetse gusenga ukareka umurimo w'Imana, icyo ngira ngo nkubwire muri iri jambo nuko wamenye ibanga ryaho wakuraga imbaraga. Imbaraga zigushiramo ni wabimenya,
uba nka rya jambo ryo mu buhanuzi rivuga ngo Efurayimu yivanze n'amahanga, amera imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya, kandi ahinduka nk'umutsima udahiye uruhande rumwe. Ndagira ngo nongere nkubwire ngo wamenye ibanga ryaho wakuraga imbaraga, bituma Yesu atandukana nawe. Biragukuye yuko Yesu yongera guhura nawe muri iri jambo. Nshuti zanjye, bene data banyumva kuri uyu munsi, banyumva kuri aya masaha, abari kure n'abari hafi, nagira ngo nongere mbibutse yuko mukwiriye kongera guhura na Yesu bwa kabiri kugira ngo abongere imbaraga, uru rugendo tuzashobore kurusoza amahoro, cyane cyane kuko abakristo benshi muri iyi minsi bamenye amabanga yaho bakuraga imbaraga. Imbaraga zacu itorero rusengeramo ko banyigishije, aho nakuriye nasanze dukura imbaraga ahantu habiri. Aha mbere ni ukwihana ibyaha kandi tukabyihana neza. Aha kabiri ni ukubana n'Imana mu buryo bwo gusenga kugira ngo Imana tugumane nayo. Hanyuma icya gatandatu kidusunikira mu kongera guhura na Yesu bwa kabiri, nagira ngo nacyo tukirebere hamwe, ni ukugira ngo arusheho kudukundisha ibitagaragara kuruta ibigaragara cyangwa ibiboneka. Abakristo benshi bo muri iyi minsi barushijeho cyane gukunda ibigaragara. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Bibiliya ikavuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho n'umutima uzaba. Aho ubutunzi bw'umuntu buri, ibyo ushyizeho umutima cyane, ibyo wumva bigushishikaje cyane, Bibiliya ivuga ngo ni naho umutima uzaba. Ni naho umutima uzaba. Ntabwo abantu bakiresheje imitima yabo ku bwami bw'Imana. Abantu barushijeho gukunda ibigaragara kuruta gukunda ibitagaragara. Impamvu rero idusunikira kongera guhura na Yesu, kongera kubonana nawe, ni ukugira ngo adukundishe ibitagaragara. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Adukundishe iby'Imana, adukundishe iby'itorero, adukundishe iby'umurimo w'Imana. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Kugira ngo imitima yacu yongere ikunde cyane ibyayo, ni byiza yuko duhura na Yesu kugira ngo abidukundishe. Ndagira ngo muri iryo jambo rya gatandatu dusome twihuse, umwanya mfite urimo urarangira. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 10. Ndagira ngo tuhasome amagambo amwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 10, turasoma umurongo umwe wa 27. Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndasubiramo iri jambo. Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana nishimwe. Iri jambo ni umwami Yesu waribwiye umusore w'umutunzi wari ugize icyifuzo cyo kujya mu ijuru. Yesu aganira nawe ibintu byinshi, ageraho amubwira ati, genda ufate ibyawe ubigabanye abakene, hanyuma uzunkurikire. Ngo abimubwiye umutima urahonga cyane, mu maso ye harahonga. Hanyuma Yesu abwira abantu avuga ati, murabona yuko bikomeye yuko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana kuruta uko ingamiya yakinjira mu izuru ry'urushinge. Hanyuma rero muri iri jambo rero aramubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Biradukwiye yuko duhura na Yesu kugira ngo adukundishe Imana kandi adukundishe ibyayo, cyangwa mu rindi jambo adukundishe ibitagaragara. Ndagira ngo twongere dusome muri ubwo butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 21 umurongo wa 34. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 21 umurongo wa 34. Haravuga ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyisi, uwo munsi ukazabatungura. Imana nidufashe. Mu by'ukuri iyi si tuyihuramo n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari abagira umugisha wo gutunga, hari n'abatawugira. Ariko muri iri jambo Yesu yigisha yaravuze ngo twirinde imitima yacu ye kuremererwa, ye kwicarirwa, ye kubabwamo cyane, ye kuremererwa n'ivutu. Abantu benshi muri iyi minsi baguye ivutu ry'ibintu bafite, bibagiwe Imana.
ntabwo bagifite umwanya wo gusenga Imana, ntabwo bagifite umwanya wo kubana nayo, ntabwo bagifite umwanya wo guhura na Yesu, ahubwo umunsi ku wundi baba bari mu byabo. Kandi ahandi Bibiliya ikatubwira ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Imana nishimwe, Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ndagira ngo muri iri jambo nongere ngushishikarize kongera guhura na Yesu kugira ngo adukundishe ibitagaragara kuruta ibigaragara. Imana ishimwe. Muntu wese ashaka gutunga, ntabwo mvuze yuko gutunga ari bibi, ntabwo mvuze yuko kugira amafaranga ari bibi, kugira ubutunzi ari bibi. Icyo nshaka kuvuga muri iri jambo, ntabwo bikwiriye kukwibagiza Imana, ahubwo bikwiriye kugutuma wibuka Imana ku manywa na nijoro. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusome n'ijambo Pawulo yasobanuye neza cyane, asobanura ibyo ngibyo ndimo mvuga byuko dukwiriye gukunda ibitagaragara kuruta ibigaragara. Ni mu gice cya 4 cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 4, dusoma umurongo umwe waho wa 18, cyangwa dushatse twahera ku murongo wa 16. Haravuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. 17, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi ko kanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. 18, natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo nuko yavuze iri jambo arimo yibutsa Abakorinto, nubwo bababazwa, nubwo bagira ibigeragezo, nubwo bagira ibyiza cyangwa ibibi, ariko ibyo byose ntibikwiriye kubaremera nk'uko rya jambo twavuze rivuga, ahubwo bakwiriye kongera kugira amaso areba ku bitaboneka. Ayo ni amaso yo kwizera, ni amaso yo kongera guhura na Yesu. Yesu akaturebesha ku bitaboneka. Bibiliya yavuze ngo ibiboneka ni iby'akanya gatoya. Amafaranga umuntu yatunga none, ejo ntaba kiyafite. Icyubahiro gitunga none, ejo n'ubu kigifite. Umwanya wa politiki urimo utunga none, ejo n'ubu ufite. Umwanya w'idini utunga none, ejo n'ubu ufite. Ariko ikijambo ry'Imana rivuze yuko ibiboneka ni iby'akanya gatoya, iby'isi ni iby'akanya gatoya, ariko Bibiliya yavuze ngo nyuma ibitaboneka byo ni iby'iteka ryose. Ibyo nibyo abantu bakwiriye gukunda, nibyo abantu bakwiriye kubamo igihe cyose. Hanyuma niyo mpamvu nashishikariye kukubwira ijambo ngo wongere uhure na Yesu kugira ngo agukundishe ibitagaragara kuruta ibigaragara. Si uko no kugira ibigaragara ari bibi, kugira ubutunzi si bibi, ariko iyo bibaye umutima wawe ukabibamo ukibagirwa Imana, Imana irababara kandi Imana idufashe. Rero biradukwiriye inshuti zanjye yuko dukunda ibitagaragara cyane kuruta uko dukunda ibigaragara. Abasomye neza igitabo cy'umugenzi Mukristo na mwizerwa bagiye kwinjira ahantu hitwa mu isoko ry'imburamumaro cyangwa mu rurembo rw'imburamumaro, barahageze mbere yuko bahagera bahura n'umugabo wabwirije ubutumwa witwa mubwiriza butumwa. Ababwira ijambo risa n'iryo, arababwira ngo bataragera muri yasi yindi ntihagire ikintu bakunda. Imana idufashe kandi Imana iduha umugisha. Hanyuma kandi Bibiliya nanone inatugaragariza yuko isi ishira no kwifuza kwayo. Dushigaje ijambo rimwe ariko tutararyinjiramo, ndagira ngo twongere turebe kuri iri jambo ryitwa kudukundisha ibitagaragara. Kubera iki dukwiriye gukunda ibitagaragara? Dukwiriye guhura na Yesu akadukundisha ibitagaragara kuruta ibigaragara. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 15. Handitswe ngo iki? Haranditswe ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturutse kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Imana ihimbazwe. Iri jambo ni ijambo ryiza ntari kurorera gusoma. Bibiliya yifuza yuko isi ishirana no kwifuza kwayo. Bibiliya yatubwiye ngo ntitugakunda ibiri mu isi, ntitugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu yakunze iby'isi, gukunda Data wa twese kuba kutari muri we, kuba kwamuvuyemo,
wa mwanya Imana yabonaga muri wowe wo gukunda, wo kuyikunda, uba utakiwufite, ahubwo wakunze iby'isi. Bibiliya yavuze ngo ntitugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso wa twese, ahubwo bituruka mu isi, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ari gukora iby'Imana ishaka, azahoraho iteka ryose. Imana nihimbazwe. Nagira ngo nongere mwibutse ngo ibiri mu isi bizashira, ibyo utunze bizashira. Hari umuririmbyi wa kera waririmbaga aravuga ngo iyi si turimo izashira, n'ibirimo byose bizashira, inka n'imirima n'intoke n'inzoga, aravuga ngo byose bizashira. Icyo gihe mu gihe cye nibyo yabonaga, umuntu yavuga ibiriho none yuko nta na kimwe kizasigara mu isi. Rero nta mpamvu yo gutwarwa n'isi cyane, ahubwo ni byiza yuko imitima yacu tuyikundisha Uwiteka Imana yacu. Ndagira ngo ndimo soza iri jambo rya gatandatu ritubwira impamvu ituma dukwiriye kongera guhura na Yesu. Ndisoreze mu gice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, umurongo wa 31. Igice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, umurongo waho wa 31. Reka tuwusome mu izina rya Yesu. Umurongo haranditswe ngo, murongo wa 31 w'igice cya mbere w'igice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, haranditswe ngo n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Imana idufashe. Gukoresha iby'isi si bibi. Nshuti yanjye unyumva uyu munsi, mwene data wumva Inkomezi TV, ntabwo gukoresha iby'isi ari bibi. Rwose ubyumve neza, ubitware neza, nta nubyanga. Ariko Bibiliya yavuze ngo nukoresha iby'isi amere nk'utarenza urugero. Nta mpamvu n'imwe ihari yo gutuma imitima yacu itwarwa n'iby'isi ku rwego rwo hejuru, ku buryo twibagirwa Imana. Imana idufashe. Icyanyuma aricyo cya 7 kidusunikira mu kongera guhura na Yesu, kandi nacyo navuga ngo kirakomeye. Twamaze kwibagirwa ibihe byinshi twanyuzemo. Twamaze kwibagirwa ibihe byinshi twanyuzemo. Umuntu wese afite aho yanyuze, umuntu wese afite ibyo yanyuzemo, umuntu wese afite ibyo yaciyemo, ndetse rimwe na rimwe byarimo n'ingorane, rimwe na rimwe byarimo n'urupfu, rimwe na rimwe byarimo inzara, rimwe na rimwe byarimo ubukene, rimwe na rimwe byarimo intambara, rimwe na rimwe byarimo ibigeragezo. Twamaze kwibagirwa ibihe byinshi twatambutsemo. Nicyo nari nishatse kuvuga muri iri jambo. Kubw'iyo mpamvu yo kwibagirwa rero, buriya kwibagirwa naryo ni ikosa rikomeye, kuko mu nyigisho Imana yahaye Abisirayeli yarababwiye ngo ntibazibagirwe. Ari byo ngira ngo dusome kandi duse n'abahasoreza mu gitabo cya 5 cya Mose, Gutegeka kwa 2, gitabo cya 5 cya Mose, igice cya 8, murongo waho wa 11. Nagira ngo tuhasome twumve iryo jambo ry'Imana icyo ritubwira. Ariko icyo nkabire kuvuga muri iri jambo naryo rikomeye. Ndabizi neza uko twari turi mu myaka 10 ishize, 15 ishize, ntabwo ariko tumeze uyu munsi wa none. Buke buke rero abantu bagenda bibagirwa ibihe banyuzemo, bakagenda bibagirwa ingorane Imana yabakuyemo, bakagenda bibagirwa inzara Imana yabakijije, bakagenda bibagirwa ubukene Imana yabakijije, bakagenda bibagirwa uburyo bari babuze za minerivare zo kwiga, hanyuma Imana igacinzira bakiga bakarangiza, bakaminuza. Bamara kuminuza rero bakibagirwa ibyo bihe, bakagira ngo uko bari niko bari. Ariko ndagira ngo utangarize muri iri jambo, uko ari uri ntabwo ari kuri uyu munsi. Ikiguteye kwibagirwa rero ni ibihe wanyuzemo karahemutse. Niyo mpamvu ukwiye kongera guhura na Yesu uyu munsi wa none, kugira ngo Yesu yongera kwibutse yuko ukwiriye gukunda Imana mu mutima wawe. Abantu rero bamaze kwibagirwa, reka dusome iryo jambo narimo mvuga tugiye gusorezaho mu gitabo cya 5 cya Mose, igice cya 8. Igitabo cya 5 cyitwa Gutegeka kwa 2, igice cya 8, murongo waho wa 11. Handitswe gute ngo? Handitswe ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. 12 haravuga ngo numara kurya ugahaga
ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ushatse wakomeza ugasoma, ariko naringambire kukubwira ngo wikibagirwa. Impamvu idusunikira kongera guhura na Yesu nuko tumaze kwibagirwa ibihe byinshi twaciyemo. Abanyarwanda dufite amateka akomeye, harayo twanyuzemo, abandi banyuze mu yandi atandukanye n'ayabandi, ariko icyo ngambiriye kuvuga muri iri jambo nuko rwose twamaze kwibagirwa ibihe twatambutsemo. Hari igihe utaryaga, uyu munsi urabimena. Hari igihe utambaraga, uyu munsi uribaza uwo wambara uwo ari wo kubera ko yakubanye myinshi. Hari igihe waburaga yo gutega, uyu munsi uribaza imodoka ugendamo bitewe naho ugiye. Ibyo byose byatumye wibagirwa aho Imana yagukuye. Ariko muri iri jambo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Numara kurya ugahaga, numara kubaka amazu ukayabamo, numara gukora ibyiza byose n'imikumbi yawe ikabigwiriye. Aha twe kuvuga imikumbi n'amafaranga yawe akabagwiriye, kuri konti akaba hari menshi. Mu by'ukuri ntuzibagirwe ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye muri bya bindi byose wanyuzemo. Imana igufashe. Mwene data unyumva uyu munsi wa none, ndagira ngo nongere nkwibutse ijambo twaganiriye uyu munsi. Ni ijambo rivuga ngo kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Biragukuye kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Mu kwanzurira ijambo unyemerere nkubwire uburyo wahura na Yesu. Twarimo turi impamvu 7 zidutera kongera guhura na Yesu bwa kabiri. Ntago zisubiramo, ariko mu kwanzura iri jambo narifite kuri uyu munsi kuri iyi televiziyo, nagira ngo nkubwire uburyo ushobora kongera guhura na Yesu. Ushobora kuryumva ukavatese ni gute nakongera guhura na Yesu. Wenda urabishaka cyangwa ntubishaka, ariko uramutse ugize umutima wo kubishaka, kuko gushaka ni kimwe, nongere nkurangire uko wahura na Yesu. Hanyuma bwa mbere n'utuntu dutatu tugiye kuvuga nihuse, dutatu twonyine. Bwa mbere ni ukwihana ibyaha neza kandi ukabivamo, Yesu agakubabarira, hanyuma ntuzongere kubikora. Muribuka Yesu bamuzaniye wa mugore bafasha asambana. Yesu aravuga ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Hanyuma ngo yandikisha urutoki hasi, abantu baragenda, hasigara Yesu n'uwa mugore. Hanyuma Yesu aramubaza ngo bakuregaga bari hehe? Mugore aramubwira ngo bagiye. Aramubwira ngo nawe genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ni gute wahura na Yesu? Ni gute wakongera kubonana na Yesu? Ni gute wakongera kongera guhura nawe neza? Ni ukwihana ibyaha. Reka dusomere ijambo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu gice cyaho cya 13, byakozwe n'intumwa 13 umurongo w'9. Dusomere ijambo. Ngo ni uburyo bwa mbere ushobora kongera guhura na Yesu. Haranditswe ngo byakozwe n'intumwa gice cya 3 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Imana nihimbazwe. Hanyuma rero ubwo ni uburyo bwa mbere wahura na Yesu. Uburyo bwa kabiri wahura na Yesu ni uburyo bwo gusenga. Biragukwiriye yuko ukwiriye kongera gufata igihe cyo gusenga mu nyuma yo kwihana, nyuma yo kubabarirwa ibyaha, ukongera ugafata igihe gihagije cyo gusenga, kongera ugafata igihe cyinshi cyo gusenga. Nahoze mbivuga ubushize, gusenga binaniye abantu benshi, gusenga binaniye abitorero, ariko biragukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga. Nubwo utakigira umwanya mwinshi, ariko ndagira ngo ngufashishire ijambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya 6 umurongo wa 18. Haranditswe ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Imana ishimwe cyane. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, niko Paulo yanditse. Ni ugusenga hatarimo kurambirwa. Dushatse twakongeraho urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17. Haranditswe ngo umurongo wa 17 musenge ubudasiba. Nuko uwo murongo ureshya n'umurongo mugufi, uravuga ngo ni musenge ubudasiba. Hanyuma uburyo bwa gatatu wakongera guhura na Yesu ni mu ijambo ry'Imana. Yesu
ukwiriye gufata igihe n'umwanya uhagije wo kongera guhurira na Yesu mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho Imana ivuganira natwe, mu ijambo ry'Imana niho Imana iganira natwe, mu ijambo ry'Imana niho Imana ibonanira natwe. Ndagira ngo dusome ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi y'119. Ndimo ndinjira mu gusoza, narimo ngufashisha nkubwira ngo biragukwiye yuko wongera guhura na Yesu bwa kabiri. 119 umurongo wa 11, Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo winjiye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ntirikubera impapuro gusa, ahubwo ijambo ry'Imana rikakubera ibyo kurya byawe bya buri munsi mu buryo bw'umwuka. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo ntacumura ku Mana, Imana ihimbazwe. Hanyuma dusoza, uburyo bundi wakongera guhura na Yesu mu kumvira Imana n'ijambo ryayo ni mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi mu gice cya 3 umurongo wa 16. Niryo jambo rya nyuma ngiye gusoma, hanyuma narimo nkurangira uburyo wakongera guhura na Yesu. Gice cya 3 cy'urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, kandi haravuga ngo mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu, Imana ihimbazwe. Ndashoje rero icyo naringambiriye kuvuga uyu munsi, nshuti yanjye uri mu nyumva, kwari kukubwira ngo biragukwiye yuko wongera guhura na Yesu bwa kabiri, biragukwiye yuko wongera kubonana na Yesu kugira ngo uzagere mu bwami bwa Data wa twese. Imana igufasha aho uri mu nyumvira uyu munsi wa none, kugira ngo wongere uhure na Yesu, kandi kibe icyifuzo cyawe nanjye kugira ngo tugifatanye tuzabone uko tugera mu bwami bwo mu ijuru. Imana igumbuye.